Imana nishimwe ndabaramukije aho muri hatandukanye turi ku cyumweru ni tariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2025 Imana mwijije ishimwe. Hanyuma uyu munsi turi ku munsi wacu 361 wa commanding your day, harabura iminsi 4 tukarangiza umwaka. Hanyuma turashimira Imana ko yabanye natwe, haleluya. Hanyuma uyu munsi turasoma muri Zaburi ni 104 ibice 104 umurongo wa 3 n'uwa 4 birambwira ngo ashinga inkingi z'insengeze ku mazi, ibicu abigira igare rye, haleluya. Agendera ku mababa y'umuyaga, haleluya. Kandi akambwira ngo agira abamarayika be imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka, haleluya. Ngaya magambo tugomba gusenyera muri kino gitondo. Ubyuka birambwira ngo ashinga inkingi ze nk'isenge z'insengeze ku mazi, ninde wabishobora atari Uwiteka. Aravuga ngo ibicu abigira igare rye, agendera ku mababa y'umuyaga. Mbese ninde ufite imbaraga nk'izo? Ninde ufite ubushobozi nk'ubwo atari Uwiteka Imana yacu? Muvandimwe, ubyuka ujya muri shuguri zawe, arakubwiye ngo aje kugira neza, agufunguriye imiryango. Ibyaha bikugoye yabikuyeho muri kino gitondo cyo ku cyumweru. Ujya gusenga, irambwiye ngo yewe agira abamarayika abagize imiyaga, abagaragu be n'ababahinduye ibirimo by'umuriro waka, kugira ngo akugire neza, kugira ngo ufungurire umugisha. Ubyuka muri kino gitondo, Uwiteka aguhaye umugisha, agufungurira imiryango, ugenda uri umugisha mu izina rya Yesu. Umunsi wawe urarinzwe, ngaho haguruka ushimwe Imana mu izina rya Yesu, amen.